iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana, kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye, ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikura urupfu wari ugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu. Kuko bitabaye ibyo, serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe, umugabo wawe arafakaye. Zana iyo miliyoni kugira ngo Imana igutabare gukureho urupfu. Buriya nanjye njya nerekwa, hari ibintu mbonye muri nateraniro, hari abantu mbonye Imana igiye kugirira neza, hari ibitangaza ndimo kubona Imana igiye gukorera abantu muri literaniro. Ndimo kubona Imana igiye kwibuka abantu bamwe na bamwe hano. Wowe madamu, ndimo kubona Imana ikugiriye neza. Imana ikugiriye neza ku buryo bukomeye. Hari ikibyimba ufite mu nda yawe, Imana iragiturikije. Mbese wajyaga wumva hano mu kiziba kinda, hano hasi agana hasi, yego, aha, aho ufashe icyo kiziba kinda, aho ukazajya wumva umurimo kugenda ukubitamo. Byakunda kugufata mu masaha nimugoroba cyane ndetse na mu gitondo. Imana irambwiye ngo ni kanseri yari muri mu nda yawe, yari igiye kwatakanya. Turabashuhuje mwese bakunze ba Vedasta Empire, nk'ibisanzwe tugarutse muri studio kubagezaho ibiganiro byacu. Nkuko mubibona, nkuko mubyumvishije, dutangije amajwi cyangwa se dutangije video z'umugabo bita Bucyanayandi Emmanuel. Ubungubu akaba abarizwa mu maboko atarayiwe kubwo kuba yaratangaje bino bintu cyangwa se yaratambukije ino nyigisho. Gusa ikituzanye muri studio no gusobanura neza ese ibingibi byakozwe gute, abantu babyakiriye gute, babashije kubibona gute, babyakiriye gute, babigejeje ku bantu gute, nyamara bikaba birangiye uyu Bucyanayandi Emmanuel atawe muri yombi. Nyamara abanyamakuru bagiye batandukanye bakorera kuri social media bashobora kuba baragize uruhare runini mu itabwa muri yombi ry'uyu muvugabutumwa bita Bucyanayandi Emmanuel. Bucyanayandi Emmanuel rero abarizwa hehe, ubundi akomoka hehe? Ubu tuvugana yatawe muri yombi ari i Rubavu. Inyigisho ziwe ni inyigisho zihamagarira abantu kureka ubushukanyi bukorerwa mu madini, bukorerwa mu matorero. Ariko nkuko mubyumvishije muri iyi video tubanjije kubakinira, nuko Bucyanayandi ashobora kuba ari gukora ibitandukanye n'ibyo ashobora kuba yarabwirijwe. Ariko se nukubera iki, ni yihe mpamvu? Reka rero turaza kubiva imuzi n'imuzingo, buri muntu wese abashe gusobanukirwa, abashe kumenya niki Bucyanayandi yaragendereye cyangwa se mu buzima bwe, mu ivugabutumwa bwe agenderera iki, cyangwa se abashaka gutanga ubuhe butumwa. Nkuko rero wenda turi muri studio zacu turagerageza no kurebera hamwe uburyo uyu mubyeyi nawe turi buze kuri bereka, tugiye kubereka ni umufasha, ni umugore wa Bucyanayandi Emmanuel. By'umwihariko uyu mubyeyi cyangwa se uyu mufasha wa Bucyanayandi Emmanuel afite YouTube channel ikorerwaho ivugabutumwa, akaba abari kumwe n'umugabo we Bucyanayandi Emmanuel. Uyu mubyeyi bamwita Mukagatera Goreti, akaba ari umuvugabutumwa nawe kandi akaba
afite impano y'ubuhanuzi. Ariko iyo mpano y'ubuhanuzi bw'uyu mubyeyi twebwe twakurikiranye bimwe mu biganiro yagiye akora bigiye bitandukanye, tukaba twaranakurikiranye n'ibindi biganiro uyu mugabo we Bucyanayandi Emmanuel yagiye akora. Mu bigaragara, mu byumvikana nuko ahari uyu Bucyanayandi Emmanuel mu bushishozi bwari ishobora kuba yararebye, cyangwa se mu buhanga bwabo mu kazi kabo bashinzwe, bashobora kuba barasanze ahari uyu nguyu Bucyanayandi Emmanuel ibi byose abivuga wenda hari ibindi agambiriye. Twebwe nk'itangazamakuru rero ntago turi buze kwinjira muri ibyo ngibyo ngo tuvuge ngo ararengana cyangwa se ntarengana, bitewe nuko yaba ari inzego zamufashe, yaba ari ibyo twumva muri ibi biganiro, birashoboka yuko mu mwuga wabo bashobora kugenza icyaha bagasanga ibyo akora bigize icyaha. Ariko turashaka kuza kubumvisha ikibwiriza cyose cyangwa se ikiganiro cyose muri rusange uyu Bucyanayandi Emmanuel yakoze, ivugabutumwa yakoze ryaba ari ryo ryamuviriyemo gutabwa muri yombi. Gusa ntago ari byiza ku banyamakuru bagiye batandukanye, yaba abakorera kuri social media zigiye zitandukanye, TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'izindi social media, bagiye bakata uduce tw'ikiganiro cyangwa se uduce twivugabutumwa ry'uyu nguyu Bucyanayandi Emmanuel, bakadukata bagadushyira kuri social media zigiye zitandukanye. Ntekereza ko cyangwa se wenda nibaza ko byagize uruhare mu kuba uyu Bucyanayandi Emmanuel yatabwa muri yombi. Arashinzwe iki rero muri iri vugabutumwa ryiwe? Arashinzwa iterabwoba, aritera abakristu kugira ngo abonereho kuba yabambura ibyabo bamuzanira amaturo. Ariko nk'uko muri buze kubibona, iki kiganiro ntago ari ikiganiro wenda ndibuze kubashyiriramo ikiganiro cyose, nubwo mwabonye twatangije bimwe mu bintu ashobora kuba ari kuzira, ariko by'umwihariko muri buze kumva ivugabutumwa ryiwe ryose, icyigisho cyose murareba, muri buze buri wese ari buze gushyira mu nyurabwenge ziwe, yumve nimba uyu Bucyanayandi yarakoze ikosa cyangwa se yarahamagariraga cyangwa se yari afite umugambi wo gutuburira abantu. Mu by'ukuri icyigisho ko gitangira muri buze kucyumva, icyigisho cyiwe gitangira yihanangiriza abakristo muri rusange, yihanangiriza abavugabutumwa nkawe, yihanangiriza abapasiteri, yihanangiriza benshi bakora umwuga w'ivugabutumwa cyangwa se bakora umurimo w'ivugabutumwa, yihanangiriza kimwe no mu bindi biganiro byiwe yagiye akora, yihanangiriza abakristo kutayoboka abantu babaka ibyabo, yihanangiriza abakristo bashukishwa ibindi bintu cyangwa inzitwazo zigiye zitandukanye kugira ngo babe batanga ibyabo ku bw'iterabwoba bashyizweho n'abavugabutumwa bagiye batandukanye. Nyamara uyu Bucyanayandi urareba mu byo RIB na polisi batangaje yuko ari kuzira ibi ngibi byo kuba muri make y'ibintu yagendaga yiyama, ibintu yagendaga yigisha abakristo ko bagomba kubyirinda. Muri make birangiye Bucyanayandi ari byo bitumye bamuta muri yombi, ko nawe ari kubikora. Inshuti zacu rero, abavandimwe, imiryango, inshuti zacu ziri hirya no hino, bakunzi ba Vedasta Empire, nuza gukurikirana neza ivugabutumwa cyangwa se ikiganiro cyose, uri buze gusanga Bucyanayandi Emmanuel bino bintu twatangije yavuze yarabikoze nyuma yo kumara kwihanangiriza abakristo yari ari imbere ko badakwiriye kujya bumva ibyo bababwira. Yewe n'ikimenyimenyi yavugaga yuko yumvikanishaga yuko abantu bakwiriye kujya bakora, aho kugira ngo umuntu azaze azana ibikangisho byo kuvuga ngo Imana irabaha umugisha cyangwa Imana irabakubira. Muri makeya ibyo twatangije muri izi video nibyo yari yabanjije kugenda yihanangiriza abakristo ko batakwiriye kuyoboka izo nyigisho
nyamara birangira muri make nawe atawe muri yombi aribyo azira. Rero uyu Bucyanayandi Emmanuel mu bigaragara nkuko muri mugiye kugenda mubona amashusho y'umugore we, amafoto y'umugore we n'ibibwirizwa by'umugore we, mu bigaragara abantu benshi bagiye bamuveba, abantu benshi bagiye batumvikana nawe ku byo gushaka kwiwe. N'imyaka hari imaze gushira ari 10, iyo myaka 10 imaze gushira Bucyanayandi abana n'uyu nguyu Mukagatera, akaba rero ari abantu babana mu by'ukuri koko ubona imyaka ihabanye, ubona ko Mukagatera aruta cyane uyu nguyu Bucyanayandi. Ibyo rero ntago ari byo turi buze gutindaho, ahubwo twagira ngo tugomeze tubashyiriremo ibibwirizwa bigiye bitandukanye cyangwa se inyigisho z'uyu nguyu Bucyanayandi Emmanuel. Mukurikire mwumve koko nimba akwiriye kuba yabafunzwe cyangwa se ashobora kuba arengana. Gusa ku byo kurengana turabiharira inzego zibishinzwe, turabiharira ubutabera nibwo bureba kure bugakora iperereza, ubugenzacyaha bugakora iperereza, basanga umuntu arengana akarekurwa. N'uyu Bucyanayandi rero Emmanuel naramuka ubugenzacyaha nibukoze iperereza ku cyaha ashinjwa cyangwa se ku byatumye bamuta muri yombi bagasanga ararengana, twitegeye yuko azafungurwa, kuko dufite leta yacu tureberera, dufite inzego zibishinzwe zitureberera. Nuko rero muri makeya twagira ngo tuhamagarire umuntu wese cyangwa se twagira ngo tubwire umuntu wese akurikirane iki kibwirizwa cyose Bucyanayandi yatanze, nubwo ashobora kuba yarazize ibyo twatangije, natwe twabikase kugira ngo mubanze mwumve icyo Bucyanayandi Emmanuel yabazira. Ariko nanone tugiye kubatangirira icyigisho cyose muri rusange, mubashe kumva byatangiriye hehe, byarangiye gute, n'igiki gitumye Bucyanayandi Emmanuel atabwa muri yombi. Mukurikirane rero iki kiganiro mukirangize, buri muntu wese arakuramo ibyiwe, arakuramo ibimufasha cyangwa se arakuramo ukuri nyakuri, arabasha kwifatira icyemezo avuge ngo Bucyanayandi Emmanuel muri iki kiganiro uko mbyumvishije akwiriye gufungwa cyangwa se ntakwiriye gufungwa. Mukurikirane rero kino kiganiro cyose mukirangize, ndabashimira. Twebwe turimo kubasha gusambana y'umurokore ngabo cyangwa kazi. Uziko rero ko basambanira mu bikorwa by'amasengesho, abandi bagasambanira mu bihuru bagiye mu gusenga cyane, abandi kuko mu mukobwa ngo yakoze amasengesho n'isi kandi umunsi wa karindwi ngo yasanze rudomoro muri ave. Mu gihe tutatwakura umugogo uri mu maso yacu, nibwo dushaka kugira ngo tujye gutokora udutotsi turi mu bandi abo twita abapagani. Twebwe dufite imigogo baba mu nsengero, turimo kubwira aba bapodere kwinjira amazi ishyize imbere, nta rukundo mugira. Murimo kwigisha iki? Murimo kubwira abadafite urukundo ngo bareke ubugome, mubarusha ubugome, mubarusha umujinya, mubarusha ishyari. Murimo gufungana mu nsengero ubwanyu, mukora amanama mufimana munigana. Uzibiri inama z'abapasiteri, abapasiteri baba barimo gutukana ibitutsi bitigeze bibaho, ariko bamara gutukana mu mabiro yabo bakwigira ati n'abaturo bananiwe kugabana. Urumva ukuntu abadayimoni ari babinjiramo uduturo nutwo bafungereje mu bantu babibije, bababeshye Imana ibakunda cyane, Imana ibagire neza, Imana ibatabare, Imana ibarengere. Ni uduturo babibye, mukuyagabana no kugira ngo mukuyabana no kuyagabana bakarwana. Mu gihe mwebwe inzu mutungo bakagira urusengero mubanza gutuza amafaranga, we warangiza ngo Imana imuhaye isi izavahize ko mubabeshye se nyine simwebwe mubabeshye. Umuntu arimo kuguhamagara akakubwira ngo Mukabutera amahanuzi y'umukozi w'Imana, ndi mu bukode nsengera Imana iminsi, warangiza ukamubwira ngo nyohereza wifi noneho umusengere, warangiza ngo Imana yimuhaye sobanura iciye iyo mbiziye. None mubwo mubwira ngo cakira inzu, cakira imodoka, genda Canada, jya mu Bufaransa. Ibyo bintu birimo kumubwira bizacaye.
kurimo kubwira umuntu y'amasezerano, kurimo kubwira umuntu ibintu azabona, azabibona bizava mu kirere. Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije ko utazajyaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yo kubaho kwawe uzajya urya ibibivamo ugombye kubira icyuya, buzajya bukumereramo imikeri ndetse n'ibitovu, nawe uzajya ujya imboga zo mu mirima. 19 gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima. Itangiriro ibice byawe 12 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango ndetse n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha abakwifuriza umugisha mbahe umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Dufite ikibazo cyamwe mwese mwicaye aho ngaho, uko mwese mwicaye hano mutegereje kugira ngo muzabone imigisha cyangwa amagambo Imana yabavuzeho cyangwa ubuhanuzi mwakiriye, murimo gutegereza kugira ngo busohore. Ariko ikibabaje nuko mutazi kugira ngo uwo mugisha cyangwa ibyo Imana yabavuzeho kugira ngo bisohore bizacahe. Umuntu araguhanurira akaguhanurira akakubwira ngo Imana ikugiriye gutya, Imana ikuzamuye mu ntera, ariko ntago akubwira ngo bizacahe, ngo gusobanurire ngo ibyo nkuhanuriye cyangwa ubuhanuzi buvuye ku Mana buzacahe kugira ngo busohore. Mwebwe mwese muri hano mutegereje ubuhanuzi, mutegereje gusohora k'ubuhanuzi, ibyo si imbyanzi. Ariko hari inzira bicamo kugira ngo ubuhanuzi busohore. Hari igihe tubwirwa amagambo tukabwirwa ubuhanuzi bukarangira dupfanye nabwo budasohoye. Muri hano murimo kuvuga ngo Imana ibagirire neza, mwese mwaje gusenga mugira ngo Imana ibatabare, mwaje gusenga mugira ngo Imana ibagirire neza. Uku kuri ngiye kuvuga ntago benshi bajya bakuvuga kubera ko hari byinshi bwahagarika. Ndagira ngo ibi bintu bimeze nk'ubusikama ndetse ibi bintu bimeze nk'ubuteka mitwe, ndimo kugira ngo ibi bintu bihagarare, ndimo kugira ngo tubwize abantu ukuri, ndimo kugira ngo nimba mwaje gusenga tubabwize ukuri, kuko iminsi ntabwo ikiri nka yayindi, ibihe byarahindutse. Igihe kirageze ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka, abahagarara mu kuri kugira ngo bavuge ukuri ntabo tugifite. Abantu barimo kwigisha bagambiriye kugira ngo bahaze ibifu byabo. Turimo kubabwira ngo mutange amaturo, turimo kubabwira ngo mutange icyacumi, ariko ntiturimo kubereka agakiza kanyako kubera ko dukeneye ibijyanye. Bapasiteri benshi ntibazababwiza ukuri kubera ibyo bashaka, kubera ko gusenga kuri no minsi kwabaye business. Reka mbabwire mbamarireho, nishaka simuzongera kuntumira, reka mbabwize ukuri. Ukuri guhari ni ukuwe, nta cy'Imana cy'ubusa. Reka ibi bintu tubikure mu busikama, reka ibi bintu by'Imana byamaje guhinduka business, reka ibi bintu tubikure mu busikama, reka ibi bintu tubikuremo
ubwambuzi bushukana butitwaje kiboko, kwambura umuntu umushikishije ibintu birenze ibyo yakagombye kubona, ukamwaka duke yari afite agasigara aririra mu myotsi nk'abakame. Reka njye mbabwize ukuri, uyu nguyu twasomye bwa mbere ni Adamu ndetse na Eva. Adamu niwe Imana yahereyeho mu kurema, noneho imuremesha igitaka, imuhumekera mu mwuka wayo, imuhereza Edeni, iramubwira ngo iyi Edeni ni yawe, ndayiguhaye, ugomba kuzajya usaruramo imbuto zose zizajya zivamo. Ariko irangira iramubwira ngo dore igiti twebwe tutazi twumva, imubwira ngo hari igiti nk'ubujije nkwaye kondisiyo. Shize ngo ibintu by'Imana bigira kondisiyo. Amen. Ibintu by'Imana bigira kondisiyo. Ntabwo ushobora kubona iby'Imana n'importe koma. Ntabwo uzaryama ngo usinzire ngo uzabona iby'Imana. Udakora ntakajye. Imuha kondisiyo, iramubwira ngo kiriya giti cyo ntuzagikoreho. Arangije ngo umugore kuntu byagenze murabizi cyaje kugira tubisubiremo, umugore aramubwira ati bakijye ngo bashozwe n'inzoka. Biza kurangira biro turuviye ko bambaye ubusa ngo bumvishe imirindi y'Uwiteka ngo barirukanka. Bamaje kwirukanka, Imana imaje kubona ko kondisiyo bayije, irangije ijya kubasanga. Yababaza ngo byagenze gute. Umugabo aravuga ati umugore ni wambwiye. Umugore nawe ati iriya nzoka niyo yambwiye. Arangije aratangira ababwira ati rero mwankoza amakosa mukora ibi nibi nibi. Igera ku mugore iramubwira ngo wa mugore we, kuko wakoze iki ngiki ukanga kunyumvira ukosha umugabo wawe, mwibyara ryawe uzajya ubona mu mubabaro. Shaka ngo iby'ubusa directement kuri Eva niho bicikiye. Reka tubabwize ukuri kuko ntabwo mwakumva, ntabwo mushaka kumva. Benshi muri bo gukomplaininga mukavuga amagambo menshi bitewe n'ukuri umuntu ababwiza mukeneye abantu bababeshya. Iramubwira ngo Eva guhera nonaha, Eva guhera nonaha mwibyara ryawe uzajya ubona umubabaro. Shita ngo hari igihe kuzajya byara nta kibazo agize, ariko iramubwira ngo mwibyara ryawe uzajya ubona mu mubabaro. Turi kugendana mwibyara ryawe, reka bo kuba mwibyara ryawe. Niyo mpamvu umugore iyo agiye kubyara ababara, mwibyara ryawe uzajya uboneramo umubabaro. Irengera iramubwira ngo kwifuza kwawe kuzahirira ku mugabo. Please ibi bintu tubikuremo imikino. Irangije igira ku mugabo, iramubwira ngo mugabo kubera ko wumviye umugore gukora amakosa kazana amanyanga, iramubwira ngo uhereye nonaha wazaniye ubutaka kuvumwa. Iramubwira ngo ubuhere nonaha iby'ubusa birahagaze. Uwo ni Adamu, Imana yafashe ibitaka igaponda ikarangije imuhumekera mu mwuka. Uwo niwe yiremeye bwa mbere dusoma muri ya tukavuga ngo uyu muntu niwe yavuganye nawe. Iramubwira ngo uhereye nonaha ugiye kuzajya uhinga ubutaka, rimwe buzera cyangwa ntibwere, uzajya bwera ibitovu cyangwa bwera imizabibu. Iramubwira ngo ntacyo uzajya ubona utibishya kuye. Irangije ku murongo wa 19 iramubwira ngo gututubikana ko mu maso yawe niho uzabona umutsima. Gututubikana ko mu maso hawe niho uzatuma ubona umutsima. Ubu buhanuzi tubwirwa, aya magambo y'ubuhanuzi cyangwa aya mareko tubona ni amakuru tuba turimo guhabwa kugira ngo tuyabyaze umusaruro. Mu butasi iyo abantu bagiye bagatata baba bashaka amakuru, iyo bazanye amakuru bayaha ababijejwe kugira ngo baverifie ko aya makuru ariyo. Iyo bamaje kubona ariyo ubashyira mu bikorwa ibijyanye na ya makuru. Ubuhanuzi rero bumeze nk'ubutasi, n'amabanga Uwiteka abashaka kugira ngo ayishurire abantu, ababwira ngo bimeze gutya, tagete cyo ashaka kukugezaho ushaka kugeza, ariko yarangiza ikagwa kondisiyo. Kakubwira ngo nzakugira umugabo nubwo utari umugabo, nzakuzamura mu ntera, nzatuma ubona akazi keza, nzaguha akazi, ariko kondisiyo reka ibihiya, reka ubusambanyi, reka ubuhehesi, nudasambana, nudakora ibyaha nzakugira umugisha, nzakugirira neza, nutagira ibi bikora ngambiriye kukugira neza. Cyangwa ngo abantu twese Imana ibeshejeho no kugambira neza muri twebwe, igambire kutugirira neza, igambire kudutabara. Ku Mana viziyo y'Imana kuri twebwe ibona yatugirira neza, twabaho neza, ariko ibyaha dukora nibyo bidutsikamira bigatuma umugambi w'Imana ari dufiteho
idakomezanye natwe. Aburahamu yari kuzajya abaho yirira amatunda n'amapera ajya n'imyembe, ariko kubera icyaha yakoze, kubera amanyanga yakoze, kubera ko atumviye Imana imukura ku by'ubusa, ku by'ubuntu yari afite, irangije mubwira ngo uhereye none ntacyo uzajya ubona utibishye akuye. Benshi mufite ubuhanuzi mwese muri hamwe, bajya bavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Mushaka abantu bababesha, bakababwira amagambo yo kubasheshariza, bakababwira amagambo atari mu kuri. Nimba ari ubuhanuzi, nanjye ndi umuntu wakurikiranye ubuhanuzi. Nimba ari umuntu wahanuriwe, nanjye narahanuriwe. Ariko kugira ngo ubuhanuzi busohore, nabigizemo uruhare. Hari icyo nakoze kugira ngo ubuhanuzi busohore. Nabyajije amakuru nahawe y'Imana, nabyajije ubutasi bw'Imana, mbubyazamo umusaruro. Nimba Imana ikubwiye ko uzavamo umucuruzi, why not udatangira kwitwara nk'umucuruzi? Kubera icyo utatangira gucuruza n'inyanya mu bihwanye n'ubushobozi bwawe, wowe uzagenda wigaramire, wisinzirire, wumve ko ibyo bintu bizaza bikwitureho. Yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, nkugize umugisha, nkwaye umugisha. Ikimubwira ngo nave muri Uriya bakarudaye, iramubwira ngo nkwaye umugisha kandi nkugize umugisha, ndakuzamuye mu ntera. Iramubwira ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Kirangije iramubwira ngo nzajyamo umugisha ibyo ugerageje gukoresha amaboko yawe. Wo na Aburahamu irangije iramubwira ngo mu isi yose niho abantu bose, isi yose izaboneramo umugisha, muri wowe nimwo isi izaboneramo umugisha. Uwo na Aburahamu yabwiraga. None we ngo ugiye amanya amasezerano, none we ngo wafashe credit muri banki, uriyigamiye, ntabwo urimo gushaka wakora amafaranga y'abandi, ngo Imana izakwishyura. Urimo gusenga, abahanuzi bakakubeshya, bakakubwira ngo Imana irakwishyuye, ngo ugakomeza ukigamira. Wakagombye gusenga, urimo kugira ngo Imana igufungurire inzira z'akazi zizaturukamo ayo mafaranga ya banki. Abantu barasaba ntibahabwe kubera ko basaba nabi. Murasenga ntimuhabwe ibyo mwasengeye kubera ko murimo gusenga nabi. Icyambere, urasenga urangiza ukigamira. Musenga mugasengera bidafite umumaro. Nimba urimo gusenga ngo Imana iguha amafaranga, amafaranga azavahe nta kazi. Sengera akazi kugira ngo ubone iki? Ubone amafaranga. Sengera akazi. Sengera akazi kugira ngo ubone iki? Amafaranga. Aba bahanuzi ibi bintu byo guhanuzi babigizemo business. Aba pasiteri ibi bintu by'ubupasiteri no kwigisha ijambo ry'Imana babigizemo business. Bico barimo gupfa ni icyacumi, cyo barimo gupfa na amaturo, nibyo mubaha mukabazanira, barangiza mwebwe bakabapfunyikira umugisha wo mucyuka. Kubera iki mutagira ubwenge? Kubera iki mutagira ubwenge? Kubera iki tubabeca mukabyemera? Ibigomba gukenerwa mu rusengero ari ibi byuma murimo kureba hano. Ibi byuma, ibi byose baririmbye basabwa uniform, bigomba gusaba iki? Amafaranga. Ntabwo uzabona rero amafaranga yo kubigura utakoze, kuko umushinwa urimo kubikora, umushinwa urimo gukora imyenda, ukora izo uniforme zanyu, ntabwo byazapfa kubikora ngo yazabibaha mutabiguza amafaranga. Ayo mafaranga muzabana kubera ko mwagize gute? Mwakoze. Ntabwo muzasenga ngo uniforme zimanuke mu ijuru, ntabwo muzasenga ngo amafaranga amanuke mu ijuru. Hari inganda, harabajejwe gukora amafaranga kandi bari mu isi. Icyo Imana ikora ni ukuguha amakuru y'ubutasi, ni ukuguha amakuru y'ibyo ngibyo ugomba gukorera, ni ukuguha amakuru ikakubwira ngo ibintu bimeze gutya, bimeze gutya. None uricariye ibi bintu rero kubera ko abantu babigizemo business, kubera ko abahanuzi babigizemo business, nibyo bibatunze. Umushumba wanyu arababwira ngo mumpere nkeneye imodoka yo kugendamo, akababwira ngo mukoteze kugira ngo ngure imodoka. Warangiza wakakwaturiraho umugisha, akakubwira ngo ntuhayisheje umugisha, ukeneye iki? Nkeneye imodoka. Ukeneye iki? Nkeneye inzu. Ngo kwaturiraho umugisha kandi iye mwayubatse. Bashumba muri hano, mukwiriye, ndimo kotongera mu maso y'Imana, mukwiriye kubwiza abantu kuri. Ni gute umuntu azakaza kugutura kandi Bibiliya itubwira ngo nimba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, fata ituro ryawe uburisubije mu mufuka, usubira kwikiranura na mugenzi wawe. Numara kwikiranura na mugenzi wawe wo mufitanye ikibazo, uzana ituro ryawe urishyiramo hari. None mwebwe ntimurimo gutuma abantu bajya gukiranura ibibazo bafitanye na bagenzi babo. Hari abantu baririye amadeni abandi, hari abantu bafite amafaranga y'abandi, hari abantu banyanganyije iby'abandi. Mbere kugira ngo baze bahaye amaturo kugira ngo Imana yamugisha n'ibyo byacumi, bakagombye kubanza kwikiranura nabo bahimukiye. Ariko mwebwe kubera ko mushaka kugira ngo mubone amafaranga, ntimurimo kubwiza abantu kuri. Abantu barimo
gukora ibyaha muri no minsi, abasambanyi buzuye mu materaniro, n'ahangandi bo kubareba barimo, abahehesi murimo. Ngo umuntu ababwiye ngo kubwiye ngo meshoringa ngo nagikoreye, ariko murabizi ko mwabikoze. Bakobwa muri hano murabizi ko mutakira amasugi. Abagore muri hano murabizi ko muca abagabo banyu inyuma. Reka tubabwize ukuri, ikiba kibe. Reka tubabwize ukuri, mubabaje Imana cyane. Murimo gukora ibizira, mubangamiye Imana, murimo gukora ibizira. Ntabwo ibi bintu bikwiriye gukomeza. Ukuri ntikwica umutumirano. Aho kugira ngo nigwe n'ijambo nzanigwa n'undi bwiye. Reka mbabwize ukuri, nibirangiza nibishaka bibe ubwa nyuma nkandagiye hano muri ano materaniro yanyu. Bibe ubwa nyuma, reka mbabwize ukuri. Ibintu birababaje, ibintu biteye agahinda, murimo kubesha abantu. Bano murimo kubiringiza ibyo batazabona. Ubuhanuzi mwabugize business, insengero muzigira business. Murangiza mukirirwa mubyinisha abantu. Abantu batihana ibyaha, abantu bakora ibibi, abantu batumvikana, muba mu manano materaniro, mudahuza, murarimo munakorari yanyu, muririmbana ariko mudahuza, mudakundana. Reka mbibabwire ntahe. Hagira ibintu nabyihanganira, reka mbibabwire niho mba profitiye, niho mbaboneye. Reka mbabwize ukuri, nimutagukurikiza birabareba, ariko reka mbabwize ukuri. Hagira ibintu twabivamo. Izina ry'Imana ririmo gutukwa, duhagaze tureba. Bantu b'abagabo mwanze guhaguruka ngo muvugire Imana, muvugisha ukuri. Murimo gusambana mukaza ku ruhimbi, murimo guheta mukaza ku ruhimbi, murimo gusambanya ututwana tudukobwa turi mu makorari yanyu, turi hano mukadusambanya ba president ba korari. Mumenye ko muzahanwa, mumenye ko Imana izabagwa nabi. Ubusambanyi buragwiriye, murimo gukora ibizira. Mwabo zubabwira barimo kubatinya, baranga kubabwiza ukuri kugira ngo mwihana, kugira ngo mubahe amafaranga, mubatura amaturo. Ngiye nayo mbaka, ako nigwa n'ijambo nzanirwa n'undi bwiye. Reka mbibabwire nindangiza nsohoke. Ntabwo ibi bintu twakomeza kubyihanganiza n'ibyo Uwiteka arikomeza gutugwa. Ibijyanye no gutendereza, no kubyina, murimo kubyina mutera amakorasi, ariko Imana yareba igasanga indirimbo murimo kuririmba nibyo murimo kuvuga bihabanye n'ukuri, murimo gukora ibyaha. Imana ifite agahinda, Imana irababaye, Imana irababaye. Washumba mwimitsinda mushyira amafaranga imbere, Imana irababaye, ifite agahinda. Isigitsengero mwabigize business, abantu ntibagishaka gukizwa. Abantu pagani barimo kubona ibyaha mukora, mubikorera mu nsengero, bikabatera umwaga ndetse no kwanga Imana. Izina ry'Uwiteka ririmo gutukwa, ntabacyemera ubuhanuzi bwanyu, kuko ubuhanuzi bwanyu bwabayemo za business, murimo guhanurira aba diaspora. Abandi mwabatekeye imitwe, mwarabapfunyikiye. Udufaranga bagiye gukorera mu bihugu by'amahanga bubavunywe, udufaranga bakoreye tubavunywe, murimo kutubatumuramo ngo babiringiye ngo babasengeremo, mwasigaye mu gihugu kumbi muri abeskoro, mwamaje kuba abeskoro. Murahanura, guhanura mwabigize akazi. Ninde babwiye ko ubuhanuzi ari akazi? Kujyo ikode ryawe ariyo urimo kumuhanurira ngo agiye kubona inzu wowe ufite iyi. Sawa, impamvu utayibona suko utakagombye kuyibona, ahubwo wowe wamaje kumera nk'umusabirizi, amaboko yakunje nta gukora. Ntabwo iby'Imana umuntu apfa kubibona, umugisha w'Imana umuntu awubona yakoze. Reka mbibabwize ukuri, ibyo babaturaho imigisha bababeshya, mwebwe mugatanga amafaranga yanyu ngo murabona imigisha yo mu kirere, bo batwaye iri liquide. Ibyo ntacyo bizabagezaho. Mukore nimba mushyira ngo mukire. Ubukire burahanirwa n'abatasenze barakira, n'abatasenze babona amafaranga, cyo batabana n'ubugingo kubera ko badakijijwe, kubera ko nibizira bakora. Bari ku muntu wese yakoze yabona amafaranga. Iyo yakoze neza ibintu akabishyira ku murongo, afite umubyara muri batizimu, muri business yakora akabona amafaranga. Abashinwa barakora ku manywa na nijoro, baba basenziye ko Imana yanyu n'uwo Yesu batamwemera. Abahinde ko basenga inka, ko iyo Mana yanyu na Yesu batamuzi kandi batamwemera. Muborosha gukira ko musenga cyane. Tubiri mwabishize mu bwesikoro, abantu mubakira mu birere, mubakira mu mwuka. Turi mu mubiri, mukoresha umubiri kugira ngo mukire. Mukoresha imbaraga zanyu, mukoresha imbaraga Imana yabahaye kugira ngo igihugu gitere imbere. Nuko mugomba kuba mwakoze. Bini byo kwirirwa musenga, mugasenga mu gitondo, mugasenga nimugoroba. Fata umunsi umwe mu cyumweru usenga nimba ari 2, ariko ufite icyo ukora. Nushaka gufata icyumweru usenga nibikureba, ariko wanasengera mu kazi kawe. Ariko mukore cyane, mureka kwiringira mu bintu by'ubuhanuzi, mureka kwiringira ubuhanuzi cyane, kuko benshi biringira ubuhanuzi baba batindi barakena.
ibintu by'ubuhanuzi byabaye nk'ubupfumu buri modernize, ni ubupfumu nk'ubundi. Uragenda ngo wumve icyo Imana ikubwira, uragenda ngo wumve icyo Imana ikubwira, usambana, uheheta, wiba, ugambana, uri umunyamoko, wica mu mutima, ugira ishyari, muri mu materaniro mutumvikana, induru ziba nyinshi muri mwebwe, cyangwa umugira ngo umuntu ashatse kubakuramo amafaranga abura uko yabakuramo kubera ibintu mwamaje kwishyiramo, banoze mwamaje kwishyiramo, ariko mukanga gukora iby'ubuhanuzi bwababwiye. Nimba Imana nakubwira ko izakuzamura, tangira ushaka ibyatuma uzamuka. Nimba Imana nakubwira ko uzaba umucuruzi, tangira ucuruza inyanya. Imana izagenda ikuzamura mu mugisha bitewe n'ibyo igenda gukora. Ntabwo uzapfa kubona iby'Imana by'ubusa. Abahanuzi rero babibahanurira nabo ubwabo kubera kwa dufaranga mugenda mubaha, kwa turi mugenda mubaha namwe subizi se wowe, ayo mugenda mutanga murabibewe, ayo mugenda mutanga mubaha baje kubasengera mu ngo se wanyu murabibewe, n'abatubuzi iyo muyabahaye agira ngo nesha gukure mandi byabaye business, kize kubabwira ngo mugiye gupfa, buranye nshatse nabakuramo da, nshatse nabakuramo nimba ari ibyo nandi mushatse nabakuramo. Kumukeneye ubuhanuzi, mukeneye kumva ibihwanye n'amarari yanyu, ntagara gakiza. Bababwiye ko kwa Yesu ari karuhura, uruhura ibyaha murangije mu mushyiraho n'ibindi byanyu bindi mwarangiza mukanga gukora kandi mugakora n'ibyaha. Imana iratabara, itabara umuntu imuhaye condition. Gutehera kwa 2:28 umurongo waho wa mbere, nimugira umwete kumvira Uwiteka Imana yanyu, mugakurikiza amategeko n'amategeko uyu munsi. Iki ni Imana abwiraga Abisiraheli. Kubera kitabaye Kanani basetse cyangwa ngo bambuke, kubera kibaciye muri nani, baciye mu nyanja itukura, kubera kibagiye barwana n'abakeri n'abahevi n'abaheti kugira ngo babone igihugu. Nta kimana cy'ubusa ibintu byose barikora. Abisiraheli bigeze babona igihugu batarwanye. Shize ngo ntacyo uzabona, ntuzabona inzu utayubatse, utashatse amafaranga, ntabwo bicoka, ntabwo uzagura imodoka utakobanye, cyo koza n'ugiye ngo ubibonere ubusa uziba. Niyo mpamvu ibintu birimo ubusikama, niyo mpamvu babiba. Urimo gushaka iby'ubusa, urimo gushaka iby'utawurihiye, niyo mpamvu bagusikama bakakwibona utwara ufite bakadutwara. Zana amafaranga ngiye kugusengera kizabona, wewe wakwisengeye, ibyo nta kibazo. Impano zahindutse ikiguzi gute? Ntabwo niba kubyumva. Impano zahindutse mwabahanuzi, impano zahindutse ikiguzi gute? Zahindutse ikiguzi gute? Niko turimo gusengera umuntu ukabusaba amafaranga, niko turimo gusengera umuntu mukamaka ibitambo n'amaturo, niko tano mu rusengero murimo kubwira abantu ngo bishinganishe. Nigute? Ni iki Imana yakora kugira ngo ikurinde n'amafaranga ngayo bayiha? Wagura urupfu iki? Murimo kubwira ko abantu bagiye guhera umwuka, bagiye gupfa, mwaragize bakababwira ngo bishinganishe bazana amafaranga. Reka Cyose, ariko niba kugira ngo mbabwire yuko nshatse nahanga ubwanyu nayabakuramo, mbishatse nayabakuramo. Ibintu bizahereza he? Bizagenda gute? Ndagira ngo mbabwire, hari ibintu ndimo kubona, hari ibintu mbonye. Buriya nanjye